sheri. Waramutse. Haramutse. Bwakeye gute? Bwakeye neza. Ko suri mu biki? Ndimo gutegurira ishati yo kujyana ku kazi. Ariko rata cyaro kivamo ariko nikikuvamo. Ninde kwigisha gutera esipasi rata mu ntebe kandi hari ameza akabikoreye. Aya nashaka kubikorera hano kubera nashaka gukora ibyihuta. Kandi nabona gukeye. Nuko nguko wajya kubikora. Impamvu ngiye nka nayibura. Gakomeza ukore nyabo. Ariko Urayisoje se? Cyo urayipfubije? nashaka kukubaza. Kumbaza? Ariko ntabwo ujya utana n'ibibazo. Kibazo ari muzijijisha umvugisha nta kibazo cyo nta maganya nta n'ikibazo na kimwe ufite. Nyine nijoro waratashye bwije. Ndabizi ntabwo ari ngombwa ngo binyibutse. Ntabwo ugeze umbwira ahantu wari uri kandi nuko numvaga nshaka kubimenya. Ese wanyemerera nkakubaza mbere yuko ngira igisubizo nguha? Mbaza nta kibazo. Mu bice byawe bigize umubiri wawe hari igice waba ufite kidakora? Ese amatwi ufite akamaro iki? Nakubwiye ko nabusobanura na buke ngugomba mu bintu byose naba nkora hano iwanjye. None nibyo uramutse mu gitondo wongera kumbaza? Bakoshirinda umugore wawe. Ngambuye kumenya nyine abantu muba muri kumwe. Ese basi ndabyumva n'inshuti zawe ariko se ni bande? Izo nshuti zawe ntazi ndi umugore wawe. Urazishaka se ngo zimaze iki? Nyine uzigaburire uzambike. Ese urazambika uranazitunga nawe ukirwana n'ubuzima bwo kujya urebe ko iwanyu bazanzamo? Just kubimenya tubyonyene. Naba mubwiye ngaho reka nurorera kumenya atari kuri buze kunanirwa kurya. Amahirwe so ayitesha kuko wabonye ibyo kurya soye. Ariko se basi uno munsi n'umwe basi bwarimo wamvugisha utari muri telefone? Nari muri telefone. Ariko bagore murasuzugura. Njye ni muri telefone? Nyine ndi muri telefone? Okay. Ntabwo ndimo muri kadi ntabwo ndi simukadi mbye biri muri phone yanjye. Wajya umenya ikinyarwanda ukoresha. Nakubajije iyo shati wasoje kuyitera ipasi nko kwabikoraga cyangwa nabyo urasoza? Nayisoje. Maze kwisoza kutagiye kwimanika cyangwa uyimenya yambare niba bane kure kwambara uyu munsi. Nashaka kubanza kuganira nawe gatoya no kumva mutabishaka. Gahambwira wenda wasanga wenda agize itekerezo kizima no wenda bijya bigora ko ari umutindo ugira ibitekerezo bizima ariko kiratwumva. Ako subuzarekera kunyibutsa ko ndi umutindi kugeza ryari kuko. Ntabwo kiri umutinde. Ndimba mvuga epfiriye hamwe mu mukoki hirya nyine. Ariko reba aho utari umutinde. Kuvuka ukenye reka twemere ko naruhara babigezemo. Turenda ko utazapfa ukenye kubera wagize umugisha tugahora. Ariko se waravutse uvukira mu batinde. Si wakase mu ishuri. Nta kintu na kimwe uzi ukuriye iki. Kujya ku myaka 25 n'ibiri nagushakiyeho. Nta rukwavu nta nimbe bari wore wanyu hari ufite iki. Wakoze iki muri iyo myaka yawe yose? Kugira ngo uko wanjye ufite ijambo. Chris, nagushatse nzi yuko byibuze ngiye kwishima aho bwarimo. Ariko kugira ngo nishime mbona ari bwo mbabara kurushaho. Ese basi nta nubwo wagira impuhwe? Agagenda gateye na nyoko wakubyaye ari umutindi yareka kukubyara. Chris ko watinze. Kandi manyigana n'umugore yambazaga ibintu byinshi cyane. Aracyakubaza ibintu byinshi se? Ababimbaza nyine ariko nkabikansura bikarangira. Aracyakubaza byinshi narakubwiye. Ibintu byo kwita ku mugore cyane cyubahiro much respect ibintu byinshi sharaje kugira inganzo.
ariko ubundi ijambo inganzwa aho ruvuga ubundi barisobanuye iki? oya uvuga batarabona. Iyo tugiye mu kazi umugore azakugira inganzwa, iyo duhuye tugiye mu kazi umugore azakugira inganzwa, aho duhuriye hose umugore azakugira inganzwa. Ubundi inganzwa wenda n'akazi dukora, kuki nta munsi umwe urazana ikiganiro cy'akazi dukora ukirirwa wumva ari ibyo ngibyo aribyo ukwiye gushyira imbere? Chris reka nkubwire, iyo wubashye umugore cyane byanze bikunze ntiyabura kugusuzugura. Cyo kintu umaze kubona umugore nyine kuba mbaza ibibazo byinshi no kuba avuga ibintu byinshi ngenda biza, ahubwo nkurikije ibyo akora ahubwo ninjye wakamwubashye ko ariko kuko nyine ameze uko nabishaka, ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo byagatuma mbwira gutyo. hakirimwe akantu ko kubaha ngo ubundi reka nkubwire, ariko umugore kora inshingano zawe, usibye yenda umugore w'i Rwanda ubundi aba akwiye kubahwa. kora inshingano zawe ariko nushiramo akantu ariko se ubundi nimara kumureka akareka kuba inganzwa bizongukira he? reka nkubwire, uzongukira aho uzongukira. hari igihe umwubaha ugakora overdose, ahubwo ukarengera nyine nimara kumureka nkareka kuba iyo nganzwa uzongukira uzabaye umuntu w'umugabo wande sika nta muryango nzaba mfite. Iraga nitwa umugabo ko mfite umugore, uzafata ibindi byemezo ibihe se bitarimo kubaka umuryango? Ni ugushaka undi mugore cyarashaka ngo nzakugira umugore? Nakubeshye nubwo turi inshuti we nta kintu naba mfata. oya noneho ntabwo nkubwiye ngo mpitemo kuko nanjye sinaguhita. Nkurikije ukuntu nyine ubishyuramo buryo ungira inama, mwe naho mwahoze muri inshuti uramuzi, mba numva ariho uri kuganisha. Ko ntabwo nzitwa umugabo ntamufite, yego niyo yaba ameze nk'ivaza. Ese niyo mugore wenyine uri ku isi? Ese ubwo tubwizanyije ukuri, se dukora se tumaranye igihe kinini dukorana, tubwizanyije ukuri muretse wenda nambe narashima we najya kugushaka nkaba ndi gutora iki? Ndetse nakubwiye ko ari njye uzashaka. Oya none se ari wowe ubishyuyamo, nta wundi muntu watinyuka kubimbwira rero. Ntabwo ari ukukubwira ngo uzanshaka, ariko nzashimishwa nuko uko ubayeho utakiri inganzwa utegekwa n'abagore. Urashaka ngo mureke urega we n'ubundi wowe wajyaho n'ubundi ukivuka ari agashashe mu gishanga iri niyo bakomoka. ariho none se we ukomoka si mwari muturanye se wambwiye? Twe twari twegereye umuhanda. Tureke ibintu nk'ibyo rero, jya imbere tugende. Chris, imbere tugende, ibintu byo gukomeza hindura ibitekerezo, ufata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Ibintu namureka sinagushaka. Tugende tujye gukora iby'abandi duhembe inganzwa. Komeza yivugishe. Chris, sha suri kubona hari ikibazo ufite? Si mwiza se? Nabinye ntabwo ari nka mbere pe, njye nakubanye ndatungurwa. Ko nyine ubiheruka kera, ariko byayo iyo nabonye akanya bisa nkaho ari byinshi byahindutse ku buzima bwawe. oya njye nta byahindutse pe, uretse kuba wari unziranye nyine, twari tuziranye nyine turi abakobwa twese, wenda ubu ngubu ngiye nkaba naramaze kuba umugore, ariko urahishe ariko nyine biragaragara pe, biragaragara. ibiki se bigaragara? oya njyewe nkihagera nakutegereje mbona nyine umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi, warananutse nyine bitewe n'urugo utahamo n'uburyo umeze, ntabwo bimeze kimwe pe, nta n'amahuriro. nta kibazo mfite rwose pe. none se Christelle, witegereje neza ubona Chris agukunda? yego, gusa nyine hari ibintu agenda akora bigatuma amushidikanyaho, ariko nyine arankunda. Izo ni intekerezo zanjye, ariko ziba ziri kwishuka. Christelle, nyamara wakitonda, hari abagabo nyine abenshi baba bafite ibintu byinshi bahisha abagore babo. hanze aha ngaha barahuze Christelle, ushaka wakanguka nawe ukareba. ariko se yego wenda hari igihe ngira ikintu mubaza agahita arakara, ariko nyine urabizi nako ntabwo bizi ko nyine hagati y'umugore n'umugabo ntabwo nyine ibintu byose babyumvikana 100%, ariko nyine ibyo ntabwo byatuma mvuga yuko atankunda. oya nyine siko bavuga ko atagukunda, ariko wanajya unareba nyine ugakanguka ukareba. erega gatesi ndabizi uri inshuti yanjye kandi wenda ntabwo wanyoshya, ariko nyine wowe ibintu uri gutekereza ni bya bindi by'abantu nyine bagifiyansanya, kandi ngiye narugezemo, reka turabana n'umugabo wanjye. Nanjye mva ngo wangayikire bana rwose meze neza, n'ubu ukampangayikire nyine birenze.
meze neza se usuri kubibona. oya njye kandi narakubwiye ko nabonye ko yahindutse nkihagera erega Christella nyamara bikamubwiye wajya usundi ugira muri telefone yiwe ukareba niba nta kintu aguhisha. Si telefone y'umugabo naba ndi kurebamo iki, hagira telefone ye nanjye nkagira iyanjye telefone, mba ngomba gucunganwa n'ibiri muri telefone yanjye. Bya telefone ye rwose wapi ntabwo mba mbyitayeho. Nyamara ugira n'umutima ukomeye si wambwira ngo igihe ujya ugira igihe cyo kumushidikanyaho, nyamara rimwe wazanarebamo hari igihe wabona ikintu aguhisha ukava muri urwo rujijo. Usumva wanjye wenda nyine hari igihe wenda erega mu nzira hari igihe aba yahuye nyine na struggle ndende, wenda ugasanga yahuye n'abantu baramurakaza bigatuma wenda nanjye agera hano yandakariye, ariko nyine ntabwo ari byo byatuma mushidikanyaho mu by'ukuri. Sinzi ariko nyine no se tubayemo umuntu aba agomba kuyitondera, abantu benshi baba barahindutse. None se ukaba wumva yuko ibyo byose wenda yaba se oya izo ni intekerezo mbe nawe ntangiye gutekereza ntabwo bishoboka nyine ntabwo wabimenya utabirebye kugira ngo umenye ikintu nawe urabanza ukagikontorora ukamenya bimeze bite. ntabwo wibuka ukuntu kuko Chris twakundanye umva mwese abantu bari inshuti zanjye mwifuza urukundo rwanjye na Chris mwifuza ko namwe mwagira urukundo nk'urwacu. Umva nanjye natunguwe uburyo mwari mumeranye none wongeze aha mbona ukuntu wabaye mana yanjye numvaga nsanga warabaye umuntu munini koko. Nyine wenda wambwiye ngo narananutse ni ukubera amaze iminsi ndwaye, kandi iyo umuntu arwaye urabizi ntabwo abasha kurya neza uko bikwiye, so rero niyo mpamvu uri kubona nsa nyine nkwananutse, ariko nta n'ibirenze pe. naho njye n'umugabo wanjye tumeze neza rwose. Ko nyine ugomba no kubyigaho ibyo bintu ukazareba ko byava mu nzira ukamenya igisubizo cya nyacyo. Twaganiriye ako nimba ari uko nyine ari wowe w'inshuti yanjye nyine tuba tumenyeranye, nibagiwe no kugira ikintu nakwakiriza muhereze ikizi. Oya n'ikibazo ni amase ngiye buranikondera n'amazi. Amazi okay ntari reka nyakuzanire ndeke kwirirwa no mu mukozi, reka nyakuzanire nta kibazo. Ndashaka kugutuma hariya epfo ku muhanda tukajya guhaha. Wari wambwiye ngo nta bintu by'imboga bihari? Nari hari mu kabati byashize kandi n'ibishyimbo byashize. nari nabyo. Okay noneho ugiye kugenda urabuguze bikeya byo kwifashisha muri uyu mugoroba, nzajya guhaha ejo cyangwa ejo bundi. Akira aya mafaranga rero uragenda ukuremo ibintu ngiye kukubwira sibyo? Urazana imiteja, uzane na karoti, uzane inyanya, uzane na salisa, wibuke n'urusenda. Uretse gato unumye ibishyimbo, inyanya, imiteja, dodo n'urusenda. Ariko ubwonko bwawe barabudashye cyangwa njye mu bintu mutumye hari dodo n'ibishyimbo nagutumyemo? Nusisi nakubwiye ngo uzane imiteja, uzane karoti, uzane inyanya, uzane salisa n'urusenda. Ibyo bishyimbo hari ibyo nagutumye? ubundi se muri ibyo bintu numye ko numva nabihaza biri muri munsi ntabwo tubiteka. umva ko ubwenge bwawe bwacuramiye. Njye maze kukubwira ngo ese mabasha ese wakumvisha ibyo ndi kukubwira ukareka kuvuga ibyo uri gutekereza. iyo numye ku muhanda bizo ntuma ibishyimbo, ukantuma ibidegede, ukantuma imyumbati, ukantuma ibijumba. None uyu munsi ni kumva baguze ibintu by'ibisirimo gusa ibyo bintu nta nubwo nabasha kubisubiraho. None se basi uragira ngo nkwandikire? Byaba ari byo byiza kuko ibyo bintu ni byinshi. Ariko nta n'impamvu yo kukwandikira. Kuvuga kugenda ukagura imiteja, karoti, inyanya na salisa ukazana n'urusenda, ibyo ni ibintu bigoye. Se mabasha n'ubwo nzanye ibintu utantumye byagushimisha wabinyandikira ko nta bishyimbo birimo ntabwo nagiye ko ubundi nta kibazo ugira muri uwo mutwe wawe. ubwo no muri ngiye nikumburiye imyumbati n'ibijumba. Wagiye kubirya iwanyu mu cyaro nimba mvu bikumbuye? cyaro se wowe kandi nyamara ushobora kuba ukumbuye gukubitwa kuko ukuntu nsigaye mvuga ukanzamukana
wagiye wumva ibyo nkubwiye ibyo nakubwiye ukabyihorera ntushyirwe ubushize ariko rwawe rukiri ukundi yabona niyo mpamvu nari kubyumva aho ubundi ubu ufite imyaka ingahe ko mbona ukuri y'ubusa oya myaka ni mikeya ni mikeya nuko kuntu mbona ungana nusi wagize ngo kuba nari ibishyimbo byo mu cyaro byambuza gukura gusa imyaka 25 ni myinshi imyaka 25 utabasha gufata ibintu mu mutwe bibiri ndi kugutuma ntabwo nabifata mu mutwe pe tugenda mva imbere ihute genda uzane ibyo nkutumye kandi gusa uko kiba kidakingura asigaye nyingirana n'iwanjye Kristera ukuntu uza wimara ingariho igera ku manjye ntabwo wabyumva ubwo se niriwe nicyo gisubizo cy'ibibazo mubajije ariko si sheri nta nubwo watabyibuze uri kuvuga neza sheri rero tokore sheri ni igisobanuro cy'ibyo nari mubajije ngewe ariko se Chris mwagiye mwiga gusubiza uwavuze ngo umunyarwanda mubaza ikibazo akagusubiza ikindi yavuze ukuri mwagiye menya gusubiza mbere yuko mubaza ni kukubaza impamvu nsigaye nk'umanga w'inshuro 1 2 3 nari nongeraho nenda gukoboka intoki babarira ntabwo nari nabyumva wari uri gukora iki nandi muri dushe usanga umuntu uvuye muri dushe nyine wakomanze nyiri wakeye se nukuva muri dushe rwose bicyaro uhita wambara utanihana niba uri muri dushe amazi ari hehe uhise wambara mwene aka kageni yambaye itose uhamagaye nari nsoje gukaraba ndi kwambara biraje uyu nyita basukambira uko utari ukoze tugenda ubinsobanura ijya imbere se ngaca aho ngaho nyine umbwira kubera icyo utaje kukibura niba hari inzu wubatse hano ako si sheri kuzi ko nta mutima nakubwiye ngo ntukayiteshere muri mu mafuti ako karimi keza njye ntabwo ngakunda Chris ujya ugira ngo njye mfata na phone ngo uhamagare kandi ndi ku muryango wanjye ariko Chris urabizi ko nta mutima mubi mba nabikoranye kandi ntabwo nakanga kugukingurira ibikinzi kuba uwo imeje nyuma y'urugi ni ibikinzi ucyagira ngo ibikoko bindiriye hanze nk'uko bo bishaka ntabwo nabyifuza ibyo ngibyo humura ntaho nzajya hano ni iwanjye ujya ukingura igihe niyo gukingura bikunaniye ujya ureka kwakinga ariko se Chris ubundi koko wari uri mu kazi cyangwa wari uri ahandi ibyo birakureba ahandi he ubwo ugeze none naho kwibazaho nyimbani narindi mu kazi hari ahandi wari uzi nagiye cyangwa waguye amakuru ko ari aho yambonye Chris reka abagore ntabwo mutana n'umuntu wawe ubwo baje kunsobanura amafuti wakoze utangiye kumbaza niba narindi mu kazi cyangwa atariho narindi akazi ko gasoza 11:00 ubu ngubu bikaba ari hafi 4:00 sangahe reka mubwire unyumve neza kandi usobanukirwe kuba nashye 4:00 iki kibazo ubwa mbere ukimbaje si n'ubwa kabiri ukimbaje n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ukimbaza uri kubyumva n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ugira ute ukimbaza wembe si yangara gato ubu mbaze iki Chris njye nakubeshye rwose ibintu ndabirambiwe pe ndabirambiwe buri gihe urataha nta na rimwe watanga umbwire neza utambwira nabi kandi Chris ni ukuri ngenda gukunda kandi nta n'umutima mubi mba mfite ariko sinzi impamvu utabona kwihangana kwanjye ese ni ukubera iki icyo gituma ushumikira kumenya aho narende jewe rwose ndabirambiwe ntabwo ubuzima nakomeza kubamo kuki birambirwa ugaha amazi ndahaguma kugira ngo byibuze ndebe ko wakikosora ariko nta vuga ngo uraha amakuru udafite ahandi ho kujya ariko wire kuvuga ngo ni ukujya urebe ko nikosora ese ko kubona ntaho kujya nabona hese basaza bawe ariko abundi musaza ntabwo aheruka hanora ko mbizi ko nayo inzara imwishe nta handi aruhukira niwe muntu bafite wenyine w'umukire w'umuryango
erega imitwe dufite ntabwo ari amashuri twatekereza natwe tugafonda ubuzima. Imitwe mufite ntabwo ari amashuri? Ntabwo ari amashuri. Ntabwo ari amashuri. Ishu ni uruboga, iraribwa, aho gushaka ikindi kintu kitari ishu nyine kidafite akamaro runaka, ko iyo mama ufite byibuze nk'ishu byari kuba bibarika bifite agaciro. Shaka ikindi kintu cyaba kidafite agaciro, ko mu mutwe wanyu mushobora kuba mufite ikindi kibazo cyihariye. Aha niba ufite aho ujya nyine wagurutse ngahe hagarare hose, niba koko ufite aho kugihagarare wagiye utuza. Imana nzajya kwiga ariko si ubuzima nzabamo kugeza ryari? Ese koko nk'uko urabivuga ndamutse mvuye hano nta handi najya?